No, no, no. Basi ugukoresha kano kantu utamutera siko ibi biracyabahe akoje neza Yesu abana sabanje ndavuga ngo ako niza numero abana sabanje sonzi zina ryashaka ni wa Mwana nifunde ungauza ari kudusaba subscribe reba nkaya Maria Banari basi hangana dukoresha subscribe like share na comment uturemere kandi mane zaguha umugisha. No, no, no. mbega urugo mana yanjye Yesu ushaka n'ingenda bibonye ndera nk'umugore wanjye nkungu ahari aririrwa azana abagabo nica hanga nirirwa nabaye umukozi wo mu rugo ko kuri nibi jewe ntabwo nzongera kumutekera ngiye yicaye harayigaramiye mu ntebe cyane mpamagara jewe mpindura imyanzuro jewe sheri akoze kugira haba reka ye ariko umugabo amagufwa y'imbogo njewe ndimba ko njyama Yesu ibi ntago ari ibintu rusuru rwo mana ntego urwo mana yanjye babweja kuranumva hako ngo nongeze nakubwiye ko bugenda n'umugabo umugore we kandi mama ye yarabwiye ngo nzataka icyo tarakizangura nakurikiye ubwiza bwawe none ndebere ibintu mwe samana urwo ruwe n'umugabo ko ntago ari ibintu rwose pe ngiye kamubwiza uti ngiye ndasinye ntabwo nzongera koza amasahani sinzongera guteka ngiye ntabwo ndi umukozi muri ubu cyangwa kubikora fure uko bitwa ntabwo waje muri ibyo byo kwitwa none n'ubu baguma ko bitwa ahubwo genda ubikore ko abashitsi abashitsi bataraza haraza abashitsi baraza abashitsi ubwo n'ibyabigo biza kukurya n'izina ry'Imana w'inyumvira ibyabigo biza kukurya nakunda kujya mu witwe genza niba sinari nenge kuzo amasahani bana n'ibiraya hano aho biri naguhazi ariko sha nakundi ndeka nyitore nari nini uko nakabwa amasahani wayabuze ako nanjye nagenda nabona nese sheri niko sheri ibasi nari nyibonye nini amasaha se Yesu genda yaraye mu gikoni ariko neza neza mbaye umukozi nakundi nesha abagabo b'inganzwa ndebera ni nk'ibi nawe ngwendaga kiriga noza amasahani ibyo ni ibintu byanje sha mana yanjye urugo rwiwe Ambwa zemera ndingane nakumva iriwe sha akungusha ungabita umwuga Yesu ubu uragaragara nk'umuntu ubu nawe watanguje kurya umugore wanjye ngiye ni ngibi naganisira ry'Imana umugore wawe ugize neza uzikura umugore wanyu ari waje bamwitana bibi yose so wanjye ngwiki biba hose nese ntoje ubucyanga nari nje kumureba waje kumureba ubu ngubu uzinutse mu rugo rwawe umugore wawe washatse umugore wawe utamubona kugira ngo uze kureba igitonoye cyanjye mama ngo muhamagaye basi mubwire umubwire ntabizi n'ubu namuhamagaye yanyisha amenye ko ari umuntu waje kumwaka mubura sheri bibi wawe ngenda bizi namenye ko ndakabwa dore umushyitsi wa rungu wamwakiriye se wowe mwakira n'ugiye wica ako ndakira muhobe kagenda ubusa nkamuhobera kiramubera umugore Yesu umugabo n'uyu nagaza ngamumve mu maso mujye gukora ibyo bibi byanyu nini igendere nyine mujyane ntakundi ndababona nanjye n'imiti ntibayifata umva ko gafe No, no, no. utamutera siko ibi biracyabahe akoze neza ry'Imana n'undi barabana sabanje byo ntabwo bigikorwamo ako niza n'undi barabana sabanje ndaguteka aho gwakabwa nagiye da genda nyine kumano urabona isata y'abana wawe shayira tugeje mwana tugende nono aho manja ushize wabanje ho manike hakoze mani weja wemera nuhumura ndagira vava nukunyara mana ushize warabanje kanjye reka mbanze ako kira kigore kiraryoshye mwana kamari uwo mvu urantanga mwana aya na tugende bica mukwari iwere ari ihereza we tugende kugoma ibaze we tugende na twaki aha ushize warabanje je waje kubimbira ngo ngo ushize nabanje kandi ibi bintu Yesu gutonga rwanda urugo rwanjye ufite ikeke ngo kimwe kirabanza ikindi kirabanza murabanza kutungana hano turakira ndi kwigira ubu niribije kure umugore wanjye ahubwo se ari he mwabicuje umugore wanjye mwamugize neza muri bamwitoroza wowe tugira hano muhamagare mwana kugira vuba hu Yesu meze nabi gira vuba shani nakundi ni umugore wanjye ni mujyane mu murare hararugo ahubwo ariko nyine tugende kwigerageza Hey! Haye mite mi ba mi. nibagiye kumenamo ibisoso masa nibahise Charika mama yugare bari abana banjye pe rwose Yesu niko sha abana ba bisuka mwana wanjye
ndakumva uranyumva cyane ikintu nyoko ndakumva dore nyoko yama baramunyingira aho munsi sana yigoboza moja akusi nk'abana banje vuruga bwire nk'abana banje je rwose ngiye ibintu byankiye cyane nyoko rwose arananiye umugabo ayikwiye ko nani mundagara agahenya burya niki nariga nyoko yama baramunyingira hano munsi aha munsi nari baramuriye ariko nagaru wawe wenyine ugize ngo abandi baraza bakinyinyirira ampaye umvuruga bwire nk'abana banje ikintu ngiye kubasaba mwe nimugene mu Yesu kose nimutamureba ngazanye muri cyozo cyane nge ndiyahura nishiye mu kagozi pe ko je ntabwo njya gupfa reka tugereyo ariko nyine n'ubundi nta wa nimugene mwebwe gusa mupfe kumubwira nimugene nanjye guko mudugudu ari heko ibaba we nazanye muri cyozo cyane pe Sarama senga akuse umubyo tametero cyacu cyitwa kuza kunyita inganzwa hanyuma umuntu muri Yesu niko njya gusanga zisazitse gwe masasu nuzana ibintu byo unurira mu mitondo atakaye niko njya kubona cyakana cyakabare bari kurwana mu cyayi kiba wahagaze umukobwa utagira kwa kakasandara ubona yuko ngewe ndimbwa uri kutuza uca niko njya kubyuka mu gitondo uhora nyira hano kabiri wajya mu handi imodoka ikatwandika ukamenya abagenti baje nizo byo kwanga niko njya kubona sona nyira abasare bari ku musigiti bari gusara basaba bo bimye ariko sha mwe Tamenga pinga kwa teza sana sana nyuma rwana kuvuga kujya ngugo amga bikwataka icyo amga niko nya kubona urwo Samson yabone kuri dero rwamujyana kwa mufite n'abafrika no bakamukura mu maso bakamuvuna kuri bakamugira ine bakamutana yabaye ikimuga ngiye urabona ko ngiye nakwihora niko nya kujya gahina ngakamara mandagaye numwe yabyaye Yesu yabema kujya Yesu akagira kwisa gatanya kazajya kugiruza ubutumwa bw'isi cyane tambari nuko amabwije ubutumwa bwiza bamugamba bari bakashaka kumwica harimo diskeri turi kurambaza kiko cyose nk'abantu niko nya kubona Kalisa na Kasiya nuko bahuriraga mu butumwa bwa Sara kaza umwigisha Yesu akabavuga ko imamu ushaka kunza ronge ntabwo mukeneye ndeka mbari imbuza umuriro sa Sodom umva reka mubwirisha ngira kibazo cya unumirisha cyangwa ngiye umbona nazo bundi ayo magambo yari utumye muri kibazo njye muri kibazo cyanjye mitana nora cyangwa iki muri kihe je urugo ndaruvamo nutanye muri kibazo pe ndasubira mu go papa niko nyakomera umucacu gacira umucanga ubona yuko ngiye nakwihangana akoswe ni mudugu tuzoze mechi tukagana magambo kurya ruswa ibyango wambaye koko biragukwiye kuko uri umuyobozi ya nawe akakani oya wibo no kunyi mu kibazo ndeba nk'ibi byango wenda twavuze nyine twavuze mechi ariko iki cyangwa ngaho nye umugore wanje hananiye yakunaniye se yananiye pe none sarahari arahari kumva nari kumumaza nkaho ushaka kumurya wambwa ako mudugu uhangane kwa mwisimba kuko ndabona usa nabi wandikire gitasi ya bitanu gitasi amwe ncya gitasi ngaho ni mu kibazo cyawe ako se ko numva muri mwivugisha nkaho nari mujya gupfa umva sha kurama bya mwisa ushawura nagakiru wawe mudugu nawe uramurya Yesu ikibazo wambwiye se ko ndakubye areka muhamagara ukinye muri nari sheri umbe ni mwanga ako aha nirwo nandambe kuri bunyabizi ako se mu ndambe kuri bunyabizi areba nakanuse kuko nawe waje yego ndarinda umukunzi niwe mwiza mbura nabo yinyaza umukunzi ako mudugu umucyayi ufite umugore wawe wajya kurya umugore wawe ako ndebe munini nje niko zonja kuza nkuyunguyo nani ndebo rwarukara rumwe rubi nabo mwakoza ngoza mukurikanye rwa urugaje narazanye nk'urugaje na nk'urugero singa kikiba muri pariki Yesu kugira ngo muri pariki niba nose nye muri cyozo cyane kandi muri muramwirebe shukuru kandi naje muri kibazo njamire nabi yarankorogeje yangize kigitera uzembura amavuye mu mutima wanje wanga kutuza ariko iyo ngubonye numva nuje wandaya kaburanya ko nanyo ko gahambira ngo amatima wawe ubusungu ukiri hari wanyu mutima wawe umutima waje guturirwa n'umugo rwanje se rata wasimbakaga ariko n'ubundi nuhame hamwe ariko maze kukubona isi kujya mu gitereko none ubu ndumva akone kaza ugize ngo abandi nyakabwa ntacyo ndabyihanganye ariko nawe mu duto ukikunda kwinjira umugore imbwa se kwigendera sharaka ubura ko kagahina nikica kagira mubi ntagenda atihisha genda n'ibyo bisosi ni reka mbwire sata reka mbwire nuze